Umunsi umwe Albert Einstein yigeze kuvuga ati everybody's genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will remain the whole life believing it is a stupid. Iyi mvugo y'uyu mugabo buri gihe iyo nyitekereje ntera kumva naseka. Ibaze uramutse ubonye isamaki irimo kurira igiti, biratangaje. Albert Einstein nk'uko nari maze kubivuga mu cyongereza yasiguraga ko buri umwe muri twe ari umuhanga mu buryo bwe. Abishimangiza gutanga urugero rw'uko uramutse ubara ingano y'ubwenge bw'isamaki mu kurira igiti, isamaki yazamara ubuzima bwayo bwose yibwira ko ari injiji karundura. Nitwiringiyimana Patience, uyu munsi muri Think Again nahagurukiye kuvuga ndetse no gushimangira uburyo urimo kunyumva uyu munsi uri umuhanga ukaba waba n'indashyikirwa mu mpano yawe. Ariko hari icyo bisaba kugira ngo ibyo bigerweho. Kimwe mu bigomba kwirindwa ni uguhubukira kugenda utazi ubwoko bw'inzira unyuramo. Ni ukumenya ko utari ifi bityo wirinde kugendera mu mazi, ni ukumenya ko utari inkende ngo uzasaze wurira amashami. Kuri iyi ngingo birasaba gufungura ijisho rireba mu mpamvu zo kubaho kwawe, maze ukamenya ko ushobora kuba uri kagoma bityo ugatana no gusangira amafunguro n'imishwi y'inkoko. Mbese waba warigeze kumva ijwi muri wowe rikubwira riti ndumva ndambiwe, kurambirwa no kumva naniwe? Mbese waba warigeze kumva iryo jwi kandi rikubwira ko rirambiwe kwifuza impinduka ariko zitagerwaho? Umunsi ijwi ryakujemo nta kabuza azaba ari inkuru zikwibutsa ko unyotewe n'impinduka ariko nta ruhare urimo kugira ngo uzigereho. Iryo jwi nirikuzamo uzitegure ko ari wo munsi ukomeye wo kwibwira uti there is no more excuses kugira ngo ngire icyo nkora nonaha. Mu gushimangira iyi ngingo uwitwa Oprah Winfrey babimubajijeho yahamije ko nta na rimwe ushobora kubona umuntu uwo ari we wese muri domaine iyo ari yo yose ashobora kugera ku ntsinzi mu gihe adafite umurongo w'imyitwarire bwite ku buryo azi kandi yihitiyemo ubwe n'umutima we. Uyu murongo ni wo uguha ububasha bwo gutangira, gukomeza ndetse no kwihanganira birantega yo mu nzira igana iterambere. Uyu murongo ni wo utuma ukora cyane, ukubaha amasezerano wahaye abandi ndetse n'ayo wihaye. Buri munsi mu ntekerezo zawe ukaba ubona neza aho werekeje nta gushidikanya. Mbese ubundi ninde muri twe unezezwa no kumva ubuzima bwe buri mu biganza by'undi muntu? Ninde washimishwa no kubona umuyoborera ubuzima akabarukurikira abandi? Ninde? Mbese ikindi, ninde muri twe wanezezwa no kumva ubuzima bwe buyobowe gusa n'imbumbe y'amarangamutima? Ingaruka zabyo ni uko bitugora, biradukerereza, bikadutera intimba, tukabura irya nino muri twe tukisanga ducira abandi urubanza kubwo kuyoborwa n'amarangamutima yacu. Hari abemeza ko mu bantu harimo ibyiciro bibiri. Bamwe ni babandi bavuga bati ntago nakora ibi cyangwa biriya kuko ntabyiyumvamo. Abandi ni babandi bavuga bati nge ngomba gukora ibi cyangwa biriya nkabibungabunga kugeza igihe nzumva ndimo kubyiyumvamo. Itandukaniro rya bombi mu gutera imbere, umwe azigumiraho ategereje impinduka mu marangamutima ye, undi we azahura n'ibigeragezo bityo yiga uko abyikuramo ndetse n'amaso ye y'umutima afungukire kubona bwangu inzira yagakwiye kunyuramo. Uyu wa kabiri kandi azavumbura intego nyamukuru yo kubaho kwe, azibuka agaciro k'ubumenyi yifitemo ndetse ako gaciro ashimadukire kugashyira ahagaragara by'umwihariko mu bikorwa bifite umumaro kuri we ariko by'agahebuzo bifitiye umumaro n'abandi bantu batari we bwite. Niba hari ijwi rihise riza mu bwenge bwawe rikakubwira yuko ibi bintu bihambaye, rishobora kuba ari kukubaza koko niba ibintu wabasha kubigeraho. Iryo jwi ririmo kukujijisha, rirakuganisha ku kwigereranya na runaka ufite ibyo yakoze, nyamara rirakwibagiza yuko umujura w'ibyishimo ari ukwigereranya na runaka. Icy'ingenzi kandi kigufitiye umumaro nuko waharanira kujya ku rwego rwiza birenze uko ejo wari umeze, ukiringira ko bivuye mu bikorwa byawe byanze bikunze ushobora kwicarana n'abakomeye aho kwigereranya nabo amanywa nijoro kuko biragutesha umutwe n'umurongo. Umunsi wamaze kwemerera umutima wawe ko ufite uburenganzira bwo kugira icyo ugeraho nk'uko hari abandi babigezeho, icyo uzaba usabwa ni ugutangira kwitoza kugira imvugo zivugwa n'abafite intsinzi koko. Icyo ugomba kwitoza cyane ni ukumenya kuvuga ururimi rwa success, ntago ari icyongereza cyangwa igifaransa, oya, ni ururimi rw'intsinzi. Nta handi uzarukura rero usibye kugendera kure abavuga indimi z'ibihombo, amaganya n'ubwigunge, ukerekeza umubano wawe kuri babandi bafite icyo babashije kugeraho kugira ngo nawe ubashe kumenyera iyo nzira.
Ngarutse gato kubyo nigeze gutangiriraho ntangira iki kiganiro, reka mvuge ko kimwe mu bitekerezo bihambaye biba mu mutwe wa buri mugabo cyangwa se buri mugore ari ukuzibona afite umuryango, abana bamunyura imbere baseka, mbese ubona yishimiye abamukomokaho. Izo rero ni inzozi cyangwa ni igitekerezo gishingiye ku byifuzo. Mu gihe tukibaza ku nzozi n'ibitekerezo, ngaho ufata akanya gato utekereze kuri ibi bikurikira. Tekereza uri kwa muganga, uryamye ku gatanda ko kwa muganga, ubuzima burimo kukuvamo kubwo gusaza cyangwa kubw'indi mpamvu, mbese urimo kugana inzira yo gupfa. Bihise bigutera ubwoba? Abaye ari Ismael mwanafunzi urimo gukora iki kiganiro yahita avuga ngo nanjye nuko. Ariko ni nabyo koko biteye ubwoba, ariko igiteye ubwoba kurushaho ni iki gikurikira. Ibaze muri uwo mwanya wa nyuma w'ubuzima bwawe ugize gutya ukabona ukikijwe n'abazimu. Umwe ari umuzimu witwa inzozi, undi ari umuzimu witwa impano, undi ari umuzimu witwa ububasha n'ibitekerezo. Abo bose uko bakabaye ukaba warabanye nabo mu minsi y'ubuzima bwawe, mugendana amanywa n'ijoro, rimwe na rimwe ubizi ko bafite ariko nta n'icyo bamarisha mu gihe wari muzima. Mbese uratekereza abo bazimu baba barimo kukubwira iki, cyangwa baba barimo kukubaza ibibazo bimeze gute? Reka nabyo tubitekerezeho. Ntekereje ko bazaba barimo kukubwira bati dore uko ureba nta soni, ubwo se kurimo gupfa urumva utarimo kwigaya? Ibaza ukuntu wabanye natwe imyaka yose ariko ukadupfusha ubusa, ubwo se urumva twebwe tutararenganye? Mu gihe ukirimo kwishakamo icyo basubiza, maze umuzimu w'impano agahita kurebana umujinya mwinshi cyane ati ceceka ntugire icyo uvuga. Nabanye nawe kuva ukiri ikibondo ukajya ukura ngenga sigingira, buri munsi nkagutitiriza ngo umfashe kubona ubuzima ariko ukabyanga. Nuko rero hama hamwe, kandi nubwo mbona ushaka kugira icyo uvuga, ariko emera yuko nk'uko nabanye nawe ufite ubuzima ariko njyewe ukabunyima, uyu munsi turapfana kandi sinzongera kuguhatiriza kungaragaza kuko nawe ntiworohewe. Iyi shusho njye ndi kuyibona mu ntekerezo zanjye, mbega agahinda, mbega kwicuza. Sinzi wowe uko urimo kubyiyumvamo, ariko njye ndimo kubona harimo abatari bake bazaba bagerageza gushaka ibisubizo kuri ibyo bibazo. Bamwe bazaba bashaka kuvuga bati erega si jye wabishatse, byatewe n'ubuzima nari ndimo icyo gihe, ntago ari jye wabihisemo, ababyeyi nibo babyanze. Bamwe bazaba barimo kuririra mu mitima yabo basa naho barimo kwicuza, bati impano yanjye nawe nzozi zanjye munyihanganire nta kundi dupfane. Nari mbizi neza ko mbafite muri njye, ariko kubwo kwibwira ko igihe cyari kitaragira ngo mbagaragaze, nabaye muri uwo mwijima, none ngiye ntacyo mbakoresheje, munyihanganire nta kundi. Izo zari imagination, reka nzigabanye mve kwa muganga maze ngaruke muri think again. Mbere yuko nanzika mu mvugo, ngaho reka nkubaze wowe urimo kunyumva, mbese bibaye ngombwa ko uyu munsi uba ari wo wa nyuma w'ubuzima bwawe, ni irihe jwi wumva ryazamukira kuguhata ibibazo? Sinkwifurije ko biba, ariko bitekerezeho. Uwitwa Myers Munro n'umwe mu bagabo bari bazwiho kuvuga, umwe mu bagabo bavuze amagambo yahinduye ubuzima bwa benshi. Yigeze kuvuga ati ubukungu buhambaye ku isi ntago buri mu burasirazuba bw'isi aho tuzi ko bakungahaye ku bikomoka kuri peteroli, nta n'ubwo ubukungu bw'agatangaza buri muri Afurika y'Epfo aho bakeka ko hari amabuye y'agaciro, ahubwo ahantu h'agaciro ku isi ni Mwirimbi. Mwirimbi uzahasanga siporo za gitwara ariko zitigeze zibikora mu isi. Mwirimbi uzasangayo impano ndetse n'ubuhanga butigeze bugaragara muri iyi si. Sinzi niba ari byo koko, ariko ishobora kuba ariyo mpamvu hari uwigeze kuvuga ati ibaze uko wakumva umerewe uramutse ubayeho imyaka n'imyaniko, ariko ku iherezo ugasanga ubuzima wabayemo atari bwo watoranyirijwe kubamo. Niba ari uko bimeze rero, uyu munsi ni mucyo twese hamwe dutekereze ku ntego n'inzozi zacu, ariko tubishyire mu buryo butatu. Tubitekerezeho tuganisha kuri twe ubwacu, tubiganishe mu buryo bwa kinyamwuga ndetse n'uruhare rwabyo mu kugirira sosiyete akamaro. Niba witeguye ko ugomba gukora buri kimwe kugira ngo utazajyana n'impano yawe ndetse n'inzozi zawe mu gituro, aho urimo kunyumva vuga uti yes I will do my best. Niba urimo kunyumva bikaba bishoboka, subiramo aya magambo: nzakora ibishoboka byose ngira icyo nkora ku nzozi zanjye. Nzakora ibishoboka byose ngaragaza impano nahawe. Nzakora igishoboka cyose ngirira umumaro abankikije nanjye ntiretse. Munyemerere ngane ku musozo, ariko niba wabashije kunkurikira kugeza aho mvugira aha, ndabigushimiye cyane. Niba utarakanda kuri subscribe kuri iyi chaîne yacu ya YouTube, ubikoze uno munsi waba unshyigikiye cyane.
mugire ibihe byiza. Mwari kumwe n'Uwiringiyimana Patience.